gice cyatambutse mu nkuru igikomere twasize Kiara yararimo avugana n'umukunzi we Nilan. Aha yararimo amwereka amafoto ndetse ari kumubwira amagambo menshi amubwira yuko inyuma y'ubwiza n'isura yiwe nziza hari undi muntu utagaragara. Ese ubundi byaje kurangira gute? Mbere inkuru yacu tuyihere kuri aba ngaba bombi babiri. Yaragira atya agahaguruka akegera Nira akamubwira ati babe, ibiki uri kuvuga? Inyuma y'isura yanjye nziza hari ikindi kintu ngo cyihishe inyuma, ntabwo ari kukuri. Nira, tega amatwi wumve. Nibyo ntabwo mpakana ko njyewe na Joram tutakunda, sinanahakana ko dufitanye amateka, ariko aho nahahise ndarahira ku Mana yo mu ijuru nta kintu kiri hagati yanjye na Joram. Nira, tekereza neza. Ese hari n'iri na rimwe nabura wigeze ufata telefone yanjye ngo ubonemo nyine wenda nka message idasanzwe ya Joram? Hari n'iri na rimwe twigeze tuba turi kumwe ngo ubone wenda ngiye kwitaba nsa naho ndi kwihishahisha nkaho mfite urwikekwe? Twagiye dutemberana ahantu henshi hatandukanye, telefone yanjye n'iyawe zabaga ziri kumwe. Wigeze n'iri na rimwe ubona wenda hari sign nini imwe igaragaza ko wenda naba ngucitinga mu bundi buryo, mfite undi muntu ku ruhande utari wowe? Nati Kiara, ubwenge bwari bwiza. Nabwirwa n'iki se kutabaga waba blocking? Nabwirwa n'iki se kutabaga wamubwiye ati noneho ngiye kuba ndi kumwe na Nira, ntuzigere umpamagara tuzasubiranye? Kiara, wishaka kunyira ikigoryi? Ndashaka umbwize ukuri, wigeze ubaho umugore? Wowe na Joram mwigeze mubana nk'umugore n'umugabo? Ayila iriyumvira, kumva noneho biramurenze, kumva noneho biramucanze. Nira ni mu maso akamubwira ati Nira, uri kugenda uhinduka pe, uri kumbera mushya, uri kuntungura. Ntabwo ari wowe wakabaye mbaza iki kibazo. Love, numva hari ikintu nshaka kukubwira pe, umutima wanjye ureke kumva uremerewe. Numva mbabaye pe. Sindi kubabazwa n'amagambo uri kumbwira kano kanya, ndi kubabazwa nuko ibintu byose nakubwira utanyumva.
kubabazwa nuko ubusobanuro bwose naguhaye n'ibyo nakubwira byose nyine ntabwo biri kukugeraho, ntabwo uri kubyumva. Ndabizi kano kanya uri kumfata nkaho ndi kugerageza kugira ngo numvikane, ibyo ndi kuvuga byumvikane. Uri kumva ko nyine ibintu byose nakubwira maybe uri gutekereza ko ndi kwiregura. Nibyo ndi umuntu pe nagize ahahise hanjye, ariko kano kanya ndi kwifuza ko nabura wanyumva mbere y'uko ufata imyanzuro yose uri gufata. Ntabwo kano kanya ushaka kunyumva, ndabona ahubwo wowe nyine uzanywe n'intonganya. Nose ninkubwira ko nabaye umugore birakumarira iki? Ninkubwira ko nabanye na Joram birakumarira iki? Ati ibyo birahagije. Yaratoke nawe ntabwo turi mu mpaka. Sinshaka ko njye nsindi impaka nangwa se wowe uzitsinda, ahubwo nkeneye ko urukundo rwacu rutsinda. Kano kanya basi nyumva, kuko nutanyumva umutima wanjye urababara cyane. Kano kanya umuntu nkeneye kanyumva kurusha abandi bose ni wowe. Ndagukunda kandi niteguye kukubwiza ukuri kose. Icyifuzo cyanjye kano kanya ni uko twaganira twubahana, buri wese akumva amarangamutima y'undi. Njye ndizera ko urukundo rwacu rukomeye kuruta ibyo tutari kumvikanaho. Nizere ko kano kanya witeguye kumva umutima wanjye n'ibyo ngiye kukubwira, ko niwe muntu wenyine nkeneye kunyumva. Nyiranati Kiara, it's too late. Yaratugize Nilani please. Nizere ko basi nyine ari umujinya uri buze gucururuka. Nyiranati Kiara, byose njye nawe twapangaga tubihagarika. Uri umubeshyi, ubu uri gushaka ibindi bintu mbese. Ushaka kungira ikigoryi, wumvisha uburyohe na Joram nta hantu muhuriye. Warigeze kubaho umugore we. N'amafoto yawe nawe ya kera arahari, ariko nawe wayabona. Yaratari kose nera. Kuki utari gutekereza ngo wibaze ngo umuntu wagiye gufotora aya mafoto arashaka ko njye nawe dutandukana, arashaka kudutera. Niranitekereza kabiri, utazicuza umwanzuro ugiye gufata. Niranati njye narahiye ko ntazigera mbana n'umuntu ntesha umutwe, narahiye ko ntazigera mbana n'umugore nzajya mpora nshidikanya mfite ubwoba. Uzi ikintu cyatumye ndeka Gavi? Ati ureka Gavi? Ati yego. Uzi ikintu cyatumye ndeka Gavi? Twarakundanye imyaka 7. Kuko numvaga ndashaka kuzagira urugo rwuzuye intonganya. Sinkeneye kubana nawe rero ngo njye mboro umutima uhagaze ntekereza mvuga ngo umugore wanjye wari kumwe na Joram, umugore wanjye yagiye kunshitinga. Kuko njyewe mbana nawe ngakomeza kugenda mbona amafoto yawe na Joram, nakwishe rwose, nakiyaho. Njye uyu mugore tuzubakana hazaza, tukubakana umuryango. Sinkeneye umugore unesha umutwe.
ngihura nawe numvaga mpuye n'urukundo rwose, numvaga mpuye n'umukobwa muzima, numvaga mpuye n'umugore muzima. Uri kunyumva? Numvaga mpuye n'umugore ufite icyerekezo, umugore ufite mu mutwe, umukobwa witonda utuje nkawe, umukobwa ugira umutima mwiza ufasha buri wese, umukobwa ugira impuhwe ahantu hose. Mfite ibintu byinshi byagiye binkurura kuri wowe. Ubwiza urabufite ariko na Gavi arabufite, ntabwo naje ngukurikiye wowe ubwiza. Hari ibintu byinshi cyane wampaye impamvu nyinshi zo kugukunda, ariko uzi impamvu nahisemo wowe? Wampaye umutuzo nigeze ngira na mbere, none na wa mutuzo wampaye urasa naho uri kugenda wiba bucece. Nakundanye na Gavi imyaka 7, uzi impamvu namuhisemo nkahitamo wowe? Nabonaga nyine duhora mu ntonganya kandi sinari nkeneye urugo rw'intonganya. Ntabwo nagira stress z'ubuzima n'isi ngire ko na stress z'urugo. Nkeneye umugore tuzahuza muri byose, sinkeneye umugore uzajya utuma mpora numva nyiri umutima wanjye uri kuntege. Ntabwo ari we mugore nkeneye. Ayla, utagenda ukomezanye na Joram, mwenjoyinga uko mushaka. Ntabwo nabana n'umugore usekera undi mugabo bene aka kageni, umugore ujyana n'undi mugabo muri pisine bakoga, muri swimming pool, noneho mufatanye gutya. Ayla buri icyo avuga ahubwo agaturika akarira gusa. Nirani nta kintu n'iki na kimwe akora, ahera ko yo yigendera. Kiara agira atyo agasohoka mu nzu, akajya kureba Joram, agenda atwaye ya mafoto ariko amarira ari yose. Aragenda agasanga Joram ku kazi, akimugeraho aravuga ati Joram, ndababaye, mfite umubabaro, numva byancanze, numva byanshobeye. Amatsi ubaye iki? Ahera akamwereka amafoto, ayitegereza, agateye amafoto nayigeze. Abwira Joram akamubwira ati aya mafoto ni Nilani yambaye. Byose birarangiye. Yambajije ibibazo byinshi, ese nigeze nabaho umugore, ese njye nawe twabanyeho. Afite amakuru menshi pe, ibintu byinshi nigeze mubwira. Ese nakoze ikosa ry'uko namubwiye ahahise hanjye? Ese ukuri kose ni ngombwa ko kuvugwa Joram? Byari ngombwa ko nicaza Nila nkamubwira ko njye nawe twabanyeho, ko natwisite ikavamo. Joram nagomba nshaka kwibuka biriya bihe pe, nanyuze mu buribwe, naratotejwe, narababajwe. Joram nawe kirya gihe cyarageze usa nawe unaba imugongo.
nanyuze muri byinshi pe, ntabwo mba nshaka kubyibuka. hari wenda yambwira ati akeneye kumva hahise hanjye, wenda nkamubwira n'ubwo hankomeretse, ariko basi atafashe nkaho n'ubundi nyiri kumwe nawe. Joro aka kanya Nilani azi yuko njye nawe tujya twibeta, azi yuko tumuca inyuma kubera aya mafoto yo muri swimming pool. Ndibaza ninde wadufoto, kandi urabona ko aya ngaya arayavuga. Joro iyo ukumbabaza, birababaza kwemera ko umuntu wakundaga ashobora guhitamo kukureka. Nilani namukunze n'umutima wanjye wose, gerageza gukora ibishoboka ngo urukundo rwacu rukomere. None amaherezo muye nayo kano kanya, nayo kwangwa no gutererana. Ndababaye, ndimo ndarira nibaza ibibazo byinshi, uko amasaha ari kugenda ashira. Ndikumva ndi kuremererwa. Iby'urukundo nyarwo ntabwo rwinginga, ko rwishakira inzira. Ariko ntabwo ndi buhatire Nilani kumpitamo. Ariko se ndibaza, ibi noneho nzabirenga gute koko Joro? Mbaye uwande? Isi yose arizi ko mfite ubukwe, ejo wari umurenge, mu rugo bose bariteguye, bakuru banjye bose bariteguye, inshuti zanjye zose ziriteguye. Ndavuga iki? Ndavuga ko byishwe n'iki? Ndavuga ko aririye kosa? Ndajya kwereka data ayo mafoto, ese ndereka mama ayo mafoto, ndabwira inshuti zanjye se ko byishwe n'iki? Imyiteguro yayigeze kure. Ndibaza icyo nabwira abantu, ndibaza abantu bangaragiye, abantu bagombaga kuduherekeza. Ndababwira ngo byahagaze, sindavuga ngo byishwe n'iki, nta mbaraga mfite. byose arabyumva. Agira atya akegera Kiara akamuhobera akamubwira ati basi tuza, niba ushaka kurirarira, niba ufite n'ibyo ushaka kuvuga bivuge, ariko umutima wawe uruhuke. Ndati ndi kwibaza, ese nzabwira iki abantu? Nzavuga ko twatandukanye, ndavuga ko rwarangiye urukundo rwacu, ese ndahitamo guceceka? Ese
ndetse ndabwira abantu impamvu ubu ndaceceka buri muntu wese yumva inkuru uko ayishaka nangwa se yita uko ashaka. Mfite ibibazo byinshi biri mu mutima wanjye ko ntafitiye ibisobanuro. Icyo nzi ni uko mfite uburibwe ndetse n'umubabaro, ntazi ko nabona amagambo yabisobanura bya nyabyo. Ahari wenda hari abazamenya ukuri, ariko ndacyari kwibaza kano kanya ndabwira iki abantu koko. Umurenge ejo agaca mu munsi umwe ubukwe bukaba, ibintu byose byahagaze. Joramo ndi kumva ngiye gusara, kumva byandeye. Umutima wanjye uremerewe. Joramo n'ibiki biri kumbaho, mbere nahombyeho ndabirwara neza mba nk'umusazi. None mbwira iki gikomere noneho cyo nzagikizwa n'iki? Nzagikizwa nande? Ndasebye pe, isi yose iranyuze. Ndakora iki? Ndaba uwande? Joramo aherako asohoka n'umujinya mwinshi n'uburakari. Agenda akajya kureba Nirani. Agera iwe agasanga undi nawe arasa naho yiyunamiriye. Aramwitegereza akamureba umujinya mwinshi n'uburakari. Aramubwira ati Nirani, ntabwo nari nzi kuri ikigwari kuri iyi extent. Nirani yarakarakara akamubwira ati ndi ikigwari kubera yuko wajyaga unca inyuma na fiance wanjye. Ese undi mwari kuzageza ryarira? Ati ndagira ngo nkubwire ngo nje hano nafite ukwihangana. Ntugerageze kwihangana kwanjye, umbabarire umujinya mfite ntazi kuwugutura. Umbabarire wowe ukagira Imana mu bintu byose uri bukore. Ntuze kunzamurira kamere, ucungane n'amagambo uvuga. Ako n'ubundi abasore b'ibigwari nkawe, abasore bumva amabwire nkawe, ntabwo bakwiriye umukobwa mwiza nka Kiara, ntabwo bakwiye umugore nka Kiara. Umugore uzi kwihangana, umugore uzi gukunda, umugore w'umukozi, umugore ushobora kunyura mu buribwe akemera akarira, ariko akabona abantu be bari guseka. Uzi ikintu umara nicuza mu buzima? Nicuza ko ari njye wamuteye umugongo nkamuta nkagenda. Njya nicara nkicuza ko nanjye nahisemo kumusiga kubera amabwire mama wanjye yari yavuze. Ibi si ubwa mbere bimubayeho. Nirani, n'ubundi ntabwo ukwiriye umukobwa nka Kiara, ukwiye abakobwa b'ibigoryi b'ibihomora. Kuko umusore ugitekereza kumva ibyo yabwiwe akagendera ku byo yabwiwe
kintu kiba kirimo ikigwari. Reka ngire inkuru nguhereza gatoya. Uriya mukobwa namumenye, nta muntu uramwangiza, nta muntu uzi si umubwire ngo iki, uretse isura yiwe n'amaboko ye sinzi no kuyareba byabaga ari ikibazo. Yahoranaga ibitambaro mu mutwe. Uriya mukobwa nta nubwo nari nzi n'amaguru yiwe uko asa. Byatangiye muhemukira, naramuhemukiye pe, ariko nyuma naje gusanga ndi ikigwari. Nyuma naje gusanga nari meze nkaho nari mfite zahabu, ariko nkaba naramenye ko mfite zahabu ntinzi. Naje gukora ikosa rimwe. Mama wambyaye arambeshya ndekura ya zahabu, ariko nabyicujije. Njye nanjye ntazi ingano yacyo, n'uyu munsi ndacyabyicuza. Sinicuza ko mfite umugore wanjye Sky, kuko ahari niwe wari igeno ryanjye, ariko nicuza kuba ntararongoye Kiara. Uwampa gusubiza ibihe inyuma, ntabwo nakora amakosa nk'ayo nakoze. Rero nshuti yanjye, wikangwa n'aya mafoto. Dore ngaya ndayafite, ntanayakugaruriye, kwanza gumana n'ibyaha. Fata umukobwa ukunda, ugende ejo mukora umurenge, muri weekend mukora ubukwe. Bitari ibyo uzicuza ubuzima bwawe bwose. Uraburekuye icy'umugisha kandi icy'umumaro. Uraburekuye umugore mwiza utazigera wongera kubona ahandi hose. Ntuzagire ngo sinakuburiye. Ntuzagire ngo sinakubwiye. Nirame, uraramuka ukoze ikosa gato ryo kureka Kiara. Uzicuza. Kandi mu kwicuza kwawe agaruro bizaba bigifite. Tekereze kabiri. Ndi wowe ntabwo nakita kuri aya mafoto. Ndi hano kukubwiza ukuri. Uriya mukobwa naranamwinginze ngo mugire umugore wa kabiri, yarananiye. Uriya mukobwa naramwinginze, basi ntacyo ntakoze. Yewe n'umugore wanjye yageze aho ngara arabinyemerera, arambwira ngo ugende ubane na Kiara. Uzi impamvu urugo rwanjye rugikomeye uyu munsi? Wabuze impamvu umugore wanjye akunda Kiara? Nuko yagize uruhare mu kugira ngo urugo rwanjye rwubakwe. Kiara ntabwo ari umukobwa wikunda. Kiara ntabwo ari umukobwa ushobora kujya hariya ngo yirebeho ubwe. Ntabwo yita ku byishimo bye n'umunezero, ahubwo abakeneye kubana n'abandi bantu bameze neza. Impamvu umugore wanjye amukunda n'impamvu Kiara akiri mu buzima bwacu ni ukubera ko yaharaniye ko urugo rwacu rukomera. Kiara niwe wangiriye inama yo gukunda umugore wanjye, kubaka umuryango, amwibagirwa. Yaza ko ari wa mukobwa wikunda wirebaho, yari kumbwira ngo umugore wawe uze twijyanire, kandi ibyo nari kubikora ko naramukundaga. Icyo atabikoze, none uri aho ngaho gusa amafoto bakweretse yakugize ikigoryi. Urumva ko njye na Kiara dufitanye umubano udasanzwe. Njya nicara nkifuza ko byakabaye ari ukuri, ariko Kiara ntabwo yankundira. Kiara ariyubaha, umukobwa wihesha agaciro, umukobwa wiyubaha, ntabwo ari igihumura, ntasamara byabo. Uraramuka ufashe icyemezo cyo kumureka, uraba utaye zahabu ugiye gutora ibinonko, uraba ugiye gukora ikosa nk'iryo nakoze, kandi ndarahira ku Mana yo mu ijuru uzicuza. Kandi
uzicuza bitagifite igaruriro. Nakuburiraga wahindura ibitekerezo, ugahamagara Kiara mukaganira, ukareka kwigira uwadanje. Inkuru yacu reka tuyisubikire ahangaha. Ese niranaraza kumva ibyo Rama ari kumubwira nangwa ntari bubyumve? Ese ubu bukwe buraza gutaha nangwa burapfuye? Inkuru yitwa Igikomere, byose twibaza ni mu bice bizakurikira. Njyewe nitwa Atete, ninjye wandika kandi ni nanjye uyibageza.